mu banyarwanda, mu bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, reba ngo ni bangahe ntago nzi. Mu Rwanda honyine tugeze kuri miliyoni 14 ariko noneho reba abarwanda phone aho bari ku isi yose, reba aho bari ku isi yose abarwanda phone, sibyo? aho ku isi yose hari abarwanda phone, sinzi ngo tugize miliyoni zingahe, ariko Bibiliya iravuze ngo mu ndimi zose ngo yacunguyemo abantu, yacunguye wowe. Umva kucyo, umva iyo neza, umva uko guhitwamo, umva uko Imana yagucunguye, irakureba, ireba mu bantu bavuga ikinyarwanda bose, ibona ko ukwiriye gucungurwa, ibona ko ukwiriye kubabarirwa, ibona ko ukwiriye gukizwa. Mu muryango wawe, mu muryango ikomeye cyangwa niyoroshye, ikurebamo mu bene so, muri bene nyoko, mu gisekuruza cyanyu, iragucungura, ikwita izina, igihe izina umuntu atazi. Nitugera no mu ijuru dufite n'amazina y'ibanga aho badashobora kukumenya. Ahangaha hari ukuntu isi batwita amazina yabo, baturebye ingendo, ariko hari izina Imana ikwita, hari izina Imana yaguhaye udashobora kwitwa n'umuntu wari we wese, ariko wiswe n'Imana, uri umwana w'Imana. Imana irakuzi, ikuvana mu muryango wawe.